nuko narenze ibitekerezo byawe icyo utazi nuko mbyuka ugisinziriye icyo utazi nuko narenze ibitekerezo byawe icyo utazi tukaririmba twarigeze umwuga abadahibarwa mu rwagasa bakabyimba bikamubwira icyo utazi yanjye twe turabahanzi. Uyu munsi nibisanzwe turi kumwe n'abasore bahambaye cyane muri hip hop hano mu Rwanda. Tukaba twarababashakiye kugira ngo mubabone live bagire nicyo batangariza mu bihangano byabo by'ina. Tukaba rero tugiye kuganira nabo bagiye kubasobanurira abari bo mbega entertainment y'u Rwanda uburyo bayirimo. Yo murabumva rero ko ari Young Dreams cyangwa se inzozi z'urubyiruko. Groupe yanyu ni nkihe ndirimbo yaba yaratangiriye? Groupe yacu twatangiriye ku ndirimbo yitwa Twagarutse yari iri mu Cyongereza, ariko twashanze mu Rwanda Icyongereza kitaragira ingufu cyane. Iyo tujya guhanga tubanza kureba umuntu icyari buririmbe niba bari bugikunde, niba n'ururimi rwumvikana n'abantu bose ko dukunda kurimba message cyane. Abenshi n'abakoresha hip hop bivuga ibigwi kivuga ibintu byinshi, ariko twe dukunda kurasa kuri message. Iyo ndirimbo yadufashije cyane yarimo Pasi, harimo no Dadie, niyo ndirimbo bahereho bafonda Young Dreams. Ngiye mu kuza naho nahageze dukora yitwa umukino mwiza, nitwa Ahagaragara, ifite video ikaba ari icyo utazi. icyo utazi nuko narenze nizeye kubi stars bwenda shimuke kuko hari icyo utazi cyashika mubwiriye abahinzi n'aborozi dinge dusare mazima duhage dusara ibyo twazi n'abahanzi maze ibyo utazi mu muziki abatera batuzi batumenyera ha games over kuko turi kumwe na Casanova kugeza ku mugoroba duhure muri hamwe na Billy. Abahanzi twakoranye nka Casanova ari n'umuntu wadufashije yatugira inama tugitangira, dukorana n'indirimbo twumva iraryoshye iryoheye amatwi. Mwifashisha iki mu buhanzi bwanyu cyangwa se igituma mukundwa ni iki mukoresha mufite cyihariye? Ubundi buno aho tumaze kugera twagize inkunga tubona manager. Mbere muzike yari amazima, ariko ngo muzike nibwo dutangiye kwikora neza. Twabaye itorero, harimo ibintu by'umuco, aho umuntu abanza akamenya umuco wabo n'ibindi bikaza. Mbere twatangiye dufite style yo hanze, funk, hip hop, ariko ubu ngubu dufite music traditionnelle ziri gusohoka muri album nshya, tukajyana na model. Mfite amatsiko yo kumva nk'akaririmbo kamwe mukateraho akapera kuri ino album nshyashya mufite. Jebodi ahazaza heza niho nkwifuriza, ahazaza heza niho nyifuriza, uwihaza niwe uzabaho hazaza, ntawe uzabaho hazaza, ahazwa buzaba bucya vuba, bwira vuba abantu bakira vuba, bucya vuba bwira vuba abandi bapfa vuba. Itonde imyaka izgeni mike, itonde wowe usigaye genda buke ubirire buke, harabihindura barabu abandi bahambanwa zahabu, tube nkayo ni powe wacu twiyinkwerika wagwa. Ibyo nakazaza. Ni iki mubona cyakorwa mu Rwanda kugira ngo muziki yahizamuke? Nicyo mbona abantu badufasha cyane mu bigora muziki wo mu Rwanda kugira ngo butazamuka. Abenshi tugenda twumva uko bavuga, tukumva baravuga harabura kujya baririmbye bakora video bagakora indirimbo ifite ikivuga. Nukuvuga rero abahanzi bo tugerageze kwambara neza nka Young Dreams izwiho kuba yambara neza. Tuzafashwa n'abantu barakenewe, n'abakora nka J barakenewe, n'abatureba. Inkunga ni y'abantu bumva ibitekerezo byacu bakatwungana. Aga inkunga ari amafaranga tu. Okay, dusa nk'abanzura. Nshaka iki nk'inama mwatanga nk'abahanzi mugira bagenzi banyu. Niko buri muntu napinge mugenzi we, kuko ari ukuntu nshaka kumva indirimbo yawe nkahita mwishiramo wenda iraryoshye, agahita mwishiramo buranda mupinze. Ntugapinge mugenzi wawe, ahubwo ugerageza muhure wumve igitekerezo afite, nawe icyo ufite urebe icyo wamufasha,
nawe ko ntabwo icyo wamufasha nawe afite icyo yagufasha iyo mwishyize hamwe biba byiza pe. ubundi album dufite ya kabiri twumvisha gufatanya no gushyira hamwe kandi no mu gihe tugezemo mu gihugu cyacu dukurikiranye amateka twanyuzemo ntabwo turi abo kwikorera ngo ube nyakamwe nanjye mbe nyakamwe ojya tugomba kuba babiri kugira ngo kuko ababiri baravuga ngo bishe umwe nta kuntu ikituma wa muziki wacu udatera imbere tutakibona ngo tugishyire hamwe tukirwanye ntabwo umuziki wacu uzatera imbere uzahora ari piratage gusa nta nyungu tubona kandi tuba twashoye nta muntu utabizi umuziki uravuna internet kugeza ahantu kure niyo turi guhera turimo turakora promotion yacu iyo album iri kuza ubu ngubu dufite launch mu kwa 12 niyo turi kwitegura kuzereka abafana bacu n'abaturarwanda bose ibyo tumaze kugeraho. icyo nakongeraho nkangurira abakurikira Showtime twabwiye ko biri show ari clip ari kuri concert Young Dreams izakora cyangwa n'abandi bahanzi nyarwanda bazaba babisanga kuri Showtime kandi icyo twababwira ni ukujya bakurikirana abakuru bakareba televiziyo bakamenya aho igihugu kigeze bagasoma ibinyamakuru ko ntabwo Young Dreams izaca kuri interview gusa y'ibi ngibi tuzaba tugera hose ariko nakongera mubwira ngo mugomba kujya kuri net amakuru yose y'abahanzi nyarwanda mukayabona aho bari hose ku isi hose ndetse nawe mukeneye kubaza amakuru yabo mukatubaza ndumva ama email muyabona imbere nabasha kutwandikira tukababwira amakuru yose abahanzi bose abo mutazabona abo mukeneye bose muzatubaze tuzabereka none twari kumwe na Young Dreams bibutse ko ari Jay ndetse na Alan muri Showtime. Itazi nitwasharo yese ndifisi itazi kuwitonza kamishasho iki Kigali hari umuziki kiryoshye nk'ubukikiye itazi aharubanza abahanzi hafi abakunzi byina reka kuvuga Jehova maruho muri mbo reka gukora kese girumye itazi kumbaye turi n'inzuki kuwiki muziki utazumuziki uziki icyo tazi akaga ikigali hano barimo arabatashtasha inashigeri wanyu twese twaratashtashye ikikoze cyose ubona cash umva nkubwire ino ni Showtime. Stay in touch.